Ese ko twese twifuza uburinganire n'ubwuzuzanye ku mpande zombi yaba ku bagore ndetse n'abagabo, ariko se niko twese tubyumva kimwe? Banza wumve iyi nkuru cyangwa se uyu musore ukomoka muri Uganda azwi ku izina rya Kibirigi, izina asanzwe anakoresha ku mbuga nkoranyambaga ze, wibasiwe n'abatari bake biganjemo ab'igitsina gabo kubera serivisi nziza ngo atanga ku bakobwa ndetse n'abagore mu bijyanye n'ubwiza, gutobora amatwi, amazuru n'ahandi, maze bikavugisha benshi, bamwe bakavuga ko abagamije gutwara abagore babo. Ngo mu buhe buryo rero? Uyu musore benshi bashidikanyaho niba afite umugore. Kibirigi mu busanzwe atanga serivisi zijyanye n'ubwiza, harimo gucuruza ibikomo, amashanga, imikufi myiza ndetse n'ibindi bijyanye n'ubwiza, ariko umubare munini w'abamugana hakiganzamo ab'igitsina gore. Birumvikana kubera serivisi nziza ngo atanga byatumye ikurura cyane abagore ndetse n'abakobwa, aho afite uburyo bwe bwihariye bwo kubabwiramo amagambo meza mu gihe ari kubatobora, akaba yakuryamisha no mu gituza cye nyuma yo gutobora kubera akenshi ububabare buba wagize, maze akakubwira ko bitababaza, mbese nk'umubyeyi uri guhoza umwana we. Ibi habiganjemo igitsina gore bakabimukundira kubera iyi serivisi atanga. Uko agenda ashyira amashusho yabo ku mbuga nkoranyambaga ze, by'umwihariko kuri TikTok, byatumye abagabo benshi bacika ururondogoro, bavuga ko ibi atari serivisi gusa ahubwo ko hari n'ibindi abagamije. Nkwatira mukyala wange ngagenze wa Kibirige, sigambo no Kibirigo gigeno Kibirige. Bagaragaje gufuha, abandi batangira gufata video gusa zirimo urwenya bamwigana nk'uko abikora. Gusa uyu mugabo Kibirigi ni yacecetse kuko yabonye birengereye, kandi ko bamwe bashobora gutuma izina rye ryangirika mu gihe bakomeje kubiha ubusobanuro butari bwo, nyuma y'uko hari bamwe baje muri comment ze maze bakavuga ko abakobwa bose bajya kwa Kibirigi cyangwa se gushaka iyi serivisi abarindaya. Ibi rero byaramubabaje, maze ashyira umucyo ku bantu bari kwitiranya akazi akora ndetse n'ibindi bintu bishyizemo bagamije gusenya izina rye, maze akora video abihanangiriza anababuza kwita abakiriya be indaya. Ibyo rero byatumye n'abagore basanzwe bikundira iyi serivisi kuri uyu mugabo atanga, bavuga ko bakwiye kumuha amahoro agakora akazi ke neza. Bamwe bati ese natwe abagore tuze dutuke abo bakobwa bakora mu masaro bahora baboza mu mutwe, bafata mu mutwe, abandi bakabakorera massage, ubwo aho nanda ziba zirimo? Byo ko tutabivuga cyangwa se ngo natwe dutangire gufuha ngo mureke undi mwana yikorere akazi. Sibyo gusa kandi uyu musore akoreshwa mu mavideo atandukanye aza video vixen, dore ko n'umuhanzi Shilba Karungi wo muri Uganda yamukoresheje mu ndirimbo ye yise Sambare. Ese uyu mugabo Kibirigi nari kurengana? Ibi byaniye kwibaza, ese niba dushaka uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo bizagerwaho hakirimo iyi myumvire gusa? Umwanya n'uwawe wo kugira icyo ubivugaho. Ese wowe uri ku ruhe ruhande? Ese akazi kari gasanzwe gakorwa n'abagabo gakozwe n'umukobwa hari icyo byaba bitwaye? Ese akakorwaga n'umukobwa gakozwe n'umugabo ibyo hari icyo byaba bitwaye? Murakoze. Niba wakunze iyi video cyangwa se wifuza gukomeza kumva inkuru zitandukanye, nyaboneka kora subscribe, like, share, utere na comment. Ngewe kutegura iyi nkuru nayikugejejeho nitwa Ntagara. Muhahe muronke.